Muraho neza nshuti bavandimwe, turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi noneho tugiye kureba mu nzandiko ziri muri Bibiliya mu Isezerano Rishya. Tugiye kureba inzandiko zitanditswe na Pawulo. Ubushize twari twarebye izo Pawulo yanditse, duhera ku zo yandikiye amatorero, tuza no kureba izo yandikiye abashumba. Uyu munsi noneho tugiye kureba inzandiko zitanditswe na Pawulo. Turahera ku gitabo cy'Abaheburayo, cyangwa se ku rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ariko ntabwo rwanditswe na Pawulo nyine, birumvikana. Ntiturakamenya uwanditse iki gitabo gitangaje gutya. Dukekeranyije bishoboka ko yaba ari Pawulo wacyanditse. Abandi bakekwa ni Barinaba, Apolo, Silasi, Akwila cyangwa Kelementi w'i Roma. Ijambo nyamukuru muri iki gitabo ni ugukomera kurenze ukw'abandi bose kwa Kristo. Ni uko abakristo ugereranyije n'imikorere y'isezerano rya kera. Umwanditsi avuga ko Yesu asumba bose, nibura mu ngero eshanu. Nk'umwana arakomeye. Umwana arakomeye cya mbere kuruta abahanuzi bo mu isezerano rya kera, cyangwa se Yesu arakomeye icya mbere kuruta abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Kabiri, kuruta abamarayika. Gatatu, kuruta Mose. Kane, kuruta Yosuwa. Gatanu, Aroni umutambyi. Igice cya mbere kivuga ubumana bwa Kristo, ariko igice cya 11 bagihariye ukwizera. Abaheburayo 11 hasobanura incamake ibijyanye no kwizera bikurikiraho n'abantu b'Imana habayeho mu kwizera. Incamake y'iki gitabo: gukomera kwa Kristo ugereranije n'ababayeho kera. Igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza wa karindwi, igice cya 7 umurongo wa 28. Kabiri, gukomera k'umurimo we w'ubutambyi nk'umutambyi mukuru. Gatatu, icya nyuma ni ukwizera kwihangana. Igice cya 11 gukomeza n'igice cya 12. Incamake z'iki gitabo cya urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ni izo ngizo. Hanyuma dukomeze igitabo n'urwandiko rwanditswe na Yakobo, cyangwa se n'igitabo cyanditswe na Yakobo. Habayeho nibura 4 bazwi Yakobo mu isezerano rishya. Abenshi bazi ko uwanditse iki gitabo yari umuntu utsimbarara cyane. Marite yamuvuzeho ko yari nk'igishyitsi cya teoloji. Ikibazo ni uko Yakobo yashakaga gukuza abakristo ngo bagire kwizera gukomeye kurangwa n'imirimo. Biroroshye kubona ko yashimangiye ibinyuranye n'ibya Pawulo, kuko Pawulo yashimangiye ko agakiza kaboneka kubwo kwizera nta mirimo wakoze, ariko igitabo cya Yakobo kiracukumbuye. Igice cya mbere kivuga ko ugukura guturuka mu kwihanganira ibigeragezo. Impamvu yo gusaba Imana ubwenge, aho ibigeragezo
bituruka. Ibyo byose biri mu gice kimwe gusa. Igice cya gatatu kiratunganye, kirimo impuguro z'uko dukwiye kuvuga. Yakobo yakoresheje ijambo ururimi. Igice cya kane harimo byinshi bijyanye n'urugamba rwo mu mwuka. Incamake y'igitabo. 1. Guhagarara ushize amanga. Igice cya mbere tubisoma mu gice cya mbere. 2. Gukorana impuhwe tubisoma mu gice cya kabiri. 3. Witondere ibyo uvuga tubisoma mu gice cya gatatu. 4. Guca bugufi ukihana tubisoma mu gice cya 4. 5. Jya wita ku bakene tubisoma mu gice cya 5. Incamake z'uru rwandiko cyangwa se z'iki gitabo cyanditswe na Yakobo n'ahangaha tuzisoreje. Tugiye gukomerezaho n'urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Muri uru rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Petero niwe ya ntumwa yatengushye Yesu mu ijoro ryo kugambanirwa kwe, ariko akaza kugarurwa n'umwami ubwe. Kandi mu munsi na Pantekote, kandi ku munsi wa Pantekote, ku gice cya kabiri Ibyakozwe n'Intumwa 2:38, ni Petero uhagaze arababwiriza. Isezerano rishya riravuka. Urwandiko rwe rwa mbere rwandikiwe abari abashyitsi n'abimukira, abakristo b'Abayuda, abo byigeze ngombwa ko kuba ngombwa ko batatanira mu ntara zose z'i Roma. Abanza abwira abababazwa ku bwa Kristo. Ijambo ryo kubabazwa rikoreshejwe inshuro 16 muri iki gitabo. Petero avuga ukuntu Yesu atituye inabi abamubabaje. Igice cya 2 umurongo wa 18 kugeza 25, ahubwo akicisha bugufi imbere y'uca imanza zitabera. Igice cya 3 kirimo ibijyanye n'ingo z'abashakanye. Igice cya 5 kirimo ibisa n'ibyo muri Yakobo. Igice cya 4 kivuga guca bugufi mu gihe uri mu bigeragezo cyangwa mu bikomeye. Incamake y'iki gitabo. Agakiza k'abizera tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 1 kugeza wa 12. 2. Kwezwa kw'abizera tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 10 kugeza umurongo wa 13 kugeza ku gice cya 2 umurongo wa 12. 3. Guca bugufi kw'abizera tubisoma mu gice cya 2 umurongo wa 13 kugeza 3 igice cya 12. 4. Imibabaro y'abizera tubisoma mu gice cya 3 umurongo wa 13 kugeza igice cya 5 umurongo wa 14. Incamake z'iki gitabo cya mbere cyangwa se urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero naho ngaho tuzisoreje. Hanyuma tugiye gukomeza n'urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Komeze n'urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Mu gice cya mbere Petero aduha incamake y'ukuntu umuntu akomeza gukura muri Kristo. Igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 9. Ariko iyo nyigisho n'ibiyikurikira bikozwe mu buryo bw'imbuzi no gukangurirwa kuba maso. Harimo impuruza mu byo avuga ko hazaza abahanuzi b'ibinyoma mu minsi y'imperuka. Igice cya kabiri
cyo kirabishimangira. Igice cya gatatu kikabeshyuza ibyo abahanuzi b'ibinyoma bavuze ku bijyanye no kugaruka kwa Kristo. Incamake y'iki gitabo: 1. Indamukanyo. Tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 21. 2. Kwamamaza abigisha b'ibinyoma, kwamagana abigisha b'ibinyoma. Tubisoma mu gice cya 2 umurongo wa 22. 3. Gushimikira iby'ejo hazaza nuko biteye. Tubisoma mu gice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 18. Incamake z'uru rwandiko rwa 2 rwa Petero ni izo ngizo. Kanya turaje dukomerezeho tureba n'inzandiko 3 zanditswe na Yohana ndetse n'urwandiko rwanditswe na Yuda. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Intumwa Yohana yanditse ubutumwa bwiza buriho n'izina rye. Cyane cyane mu rwandiko rwe rwa mbere yabivuze mu ncamake yagutse, asoreza ku bya Yesu n'ukuntu ubwe yahamije iby'ubwiza bwa Yesu, uwo yahozeho kuva mbere na mbere, uwo twumvise, twabonye n'amaso yacu, twarebye tukamukozaho intoki zacu. Ibyo bigereranywa na Yohana igice cya mbere umurongo wa 14. Ijambo yahindutse umuntu aba muri twe, natwe tubona ubwiza bwe. Yohana kandi yarwanije umwuka w'ubuyobe wo kwishyira hejuru mu by'ubwenge. Avuga Yesu ko yabayeho hano mu isi, nyuma avuga no ku mwuka wa Antikristo. Igice cya 2 umurongo wa 18 kugeza uwa 27. N'ahandi mu mirongo yagiye akurikizaho, kandi yashakaga no kubwira abizera ko badakwiriye gushidikanya agakiza kabo, abasha kumenya ko bakijijwe. Tubisoma mu gice cya 5 umurongo wa 11 kugeza uwa 13. Ijambo nyamukuru ryaba ari ubusabane n'Imana, ariyo avuga ayita umucyo, urukundo n'ubuzima. Ni umuco n'umuco wo gukundana ukwiye kuranga abizera mu mibanire yabo n'abandi, nayo ni ingenzi muri iki gitabo. Incamake y'igitabo. Ijambo ry'ibanze n'intego y'urwandiko. 1. Igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza uwa 4. 2. Ubufatanye nyabwo. Igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku gice cya 2 umurongo wa 2. 3. Imyifatire irimo ubusabane. Igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza 27. Igice cya 4. Uko ubufatanye bukwiye kumera. Igice cya 2 umurongo wa 28 kugeza ku gice cya 5 umurongo wa 3. 5. Ingaruka z'ubufatanye. Igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza uwa 21. Noneho urwandiko rwa 2 rwanditswe na Yohana. Uru rwandiko rwandikiwe umugore n'abana be. Igice cya mbere umurongo wa 1, igice cya 4 komeza kugeza ku cya 5. Bikaba bisobanutse, bishatse kuvuga itorero muri rusange. No mu rwandiko rwa mbere Yohana agaragara aburira abantu ku bijyanye n'inyigisho y'ikinyoma. Incamake y'iki gitabo. Ijambo ry'ibanze n'indamukanyo. Tubisaba mu gice cya mbere umurongo wa 1 kugeza uwa 3. 2. Impanuro yo kugendera mu kuri. Tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 4.
gatatu impanuro yo gukomeza gutandukana. 1 kugeza 6, 1 igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza wa 6. 4 kwirinda abigisha b'ibinyoma, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 7 kugeza wa 11. 5 batubwira imbuzi za nyuma n'intashyo, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 12 kugeza wa 13. Incamake z'iki gitabo nazo ni izo, turaje dukomerezeho n'igitabo cya 3 cyangwa se n'urwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana. Urwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana. Ubwo urwa 2 rwandikiwe itorero ryose, urwa 3 rwo rwandikiwe umuntu ku giti cye witwa Gayo. Ubwo Yohana yashimye cyane ku myifatire ye y'urwandiko. Ibi bikaza bitandukanye n'ibyo yavuze ku wundi mugabo witwa Diyotirefe washatse kwiha ubutware akirukana abandi mu rusengero, ariko Demetiriyo aramushima. Incamake y'iki gitabo: 1 indamukanyo, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 1. 2 gushima Gayo, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 2 kugeza wa 8. 3 iteka acira Diyotirefe, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 9 kugeza wa 11. 4 iteka acira Demetiriyo, tubisoma mu gice tubisoma ku murongo wa 12. 5 indunduro, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 13 kugeza wa 14. Incamake z'izi nzandiko zose za Yohana uko ari 3 izo ngizo, turaje dukomerezeho n'igitabo cya Yuda cyangwa se n'urwandiko rwanditswe na Yuda. Dukomeze n'igitabo cya Yuda. Yuda mu rurimi rw'ikigereki ni Judasi, rimutandukanya na Judasi w'umugizi wa nabi. Ni umuvandimwe wa Yakobo. Hamwe n'ibyo kandi dukeka ko ari mwene se wa Yesu. Yivuga ko ari umugaragu w'imbata wa Kristo. Yuda yashatse kwandika ku gakiza kacu, ariko aza kwandika aburira abantu ku nyigisho z'ibinyoma zari zitangiye kuzura mu itorero. Yashishikarizaga abera ko baguma mu kwizera. Umwanzi waho nanone yari zo nyigisho z'ibinyoma, Gnosticism, arizo zikaba zongeweho ikindi yuko ibintu byose byo ari byo bibi, ariko ibyo mu mwuka byose ni byiza. Tugomba kwita ku byo mu mwuka, ariko tureke imibiri yacu ikore ibyo yifuza, kuko n'ubundi itazarama. Mu bakristo icyari kibi ni iki? Yuko bayoboraga abakristo mu byaha, bagahindura ubuntu bw'Imana ubusa, bajya mu busambanyi. Ingero nyinshi zo mu isezerano rya kera zarifashishijwe mu ngero za Yuda. Incamake y'iki gitabo cya Yuda: 1 indamukanyo n'intashyo, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 1 kugeza wa 4. 2 ubusobanuro no kugaragaza abigisha b'ibinyoma. 1 igice cya mbere 5 kugeza 16. 3 kurengera no gushima abizera, tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 17 kugeza 23. 4 umugisha, tubisoma mu gice cya mbere umurongo 24 kugeza 25.
inshamake z'izi nzandiko zitanditswe na Pawulo ni izo ngizo. Hanyuma Imana ibaha umugisha cyane ko twabanye kuva kare dutangira tukaba dusozanyije. Imana ibaha umugisha. Ubutaha tuzaza dukomerezaho igitabo cya nyuma cyitwa Ibyahishuriwe Yohana, dusoza ibitabo byose uko ari 66 bigize isezerano bigize Bibiliya, dusoza ibitabo 27 bigize isezerano rishya. Hanyuma Imana ikazagenda ibitwibukira ko twitaye ku ijambo ryayo tukarisoma kugira ngo turisobanukirwe, kandi kugira ngo nta kindi gituma turisoma ni ukugira ngo rituyobore mu nzira itugeza mu ijuru. Imana rero ikomeze ibagirire neza kandi ikomeze ibiteho, ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanije mu byo mukora byose.